ndabasuje mbahaye ikaze mwebwe mudukurikiye hirya no hino ku isi hatandukanye uko byamera kose mumeze neza aho muri henshi cyangwa hose ibintu nsigaye mvuga nanjye mba numva bitabaho yego aho muri hose hatandukanye mudukurikiye muri kano kanya nitwa Theophile Byukusenge. Amakuru ni menshi mbafitiye menshi cyane, icyo usabwa ni ukubana natwe kuva ku isegonda rya mbere kugeza ku isegonda rya nyuma. Uyu munsi rero nkuko mwari mwarabitegurijwe cyangwa se mwari mwarabibonye ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, kuri WhatsApp, ku magroupe, ku ma status cyangwa se kuri Facebook, ku ma Instagram, hose cyari igitaramo cya korali Inkuru Nziza ibarizwa mu Bibare cyari kuzaba uyu munsi tariki 9 z'ukwezi kwa 12 umwaka wanagiye we yampaye. Niba ufite umuhigo wahigiye mugenzi wawe cyangwa se wahigiye Imana ukaba utarawuhigura, cyaba icyo gihe cyiza cyo kugira ngo ubitekerezeho neza maze tayari uhigura umuhigo ukomeze kubaho wibereye mu Mana mu buryo bwiza buhagije. Kara gacemo rero igitaramo cy'Inkuru Nziza cyabaye ndetse cyarimo amakorali meza, ntago wambwira ibyo nakubwira wowe niba utari uhari. Cyarimo amakorali meza. Niba uri kutwumva nyarukira kuri YouTube ya korali Inkuru Nziza maze uze kumbwira cyaciyeho live, nubwo cyaciyeho ariko nari ngiye kwihuta ibyo ndaza kubigarukaho. Iki gitaramo cyari gifite amakorali agera kuri 3 harimo iyitwa Ambassadors, hakabamo Ibisonga bya Kristo, hakabamo Tugisiyoni. Twibuke neza ko kuri sushe y'igitaramo twari twabonye sinzi ikintu abayobozi cyangwa se abashinzwe imitegurire y'igitaramo cya Tugisiyoni bakoze, harimo korali yitwa Ababimbuzi kuri sushe y'igitaramo, ariko korali yitwa Ababimbuzi ntayabashije kuboneka. Byagenze bite rero? Igihari ndetse kinashoboka nuko korali Ababimbuzi itabashije kwitabira igitaramo cya korali Inkuru Nziza, ariko nta rundi rwango ndavuga ngo tuje kubateranya, nta rundi rwango. Hagati aho ngaho uko bimeze kose igitaramo cyagenze neza. Igitaramo cyatangiye ku isaha ya 8:30, ni mu gihe kandi kuri sushe ngo dutangiye tuvuga ibitaragenze neza. Ni mu gihe igitaramo cyari muri gahunda cy'uko kizatangira 8:00. Inkuru Nziza nimuvuga ko mwakerejwe n'abantu, ibyo ntago nabyemera cyangwa se ntago nabyumva. Inkuru Nziza nimuvuga ko mwakerejwe n'ibyuma, ibyo ntago nabyumva. Ariko kandi naho warawundaza kubigaruko bitewe n'uburyo ikiganiro kiragenda kiza kugenda kimera neza, birimo kugenda mu byumva neza. Igitaramo kimara gutangira isaha ya 8:30, abantu 30 yose bicaye bategereje bacuragirwa indirimbo zitandukanye. Cyakoze nta wagize irungu n'imitegurire yaho, haba abari bashinzwe tekinike cyangwa se abatekinisara ku byuma bari bahagaze neza, ariko hari akantu gato ndibwaze kunenga ndetse ndibwaze no kubwira andi makorali n'abadukurikiye muri kano. Niyo mpamvu ikiganiro twakise ngo ni ugusesengura igitaramo, ngo tuvuge byose byagenze neza n'ibitagenze neza. Isaha ya 8:30 abantu bari bakubise bari bakubise bameze gutya uku, tutibagiwe amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Abantu bari bambaye agapfukamunwa, wabonaga ko ibintu byo kwirinda COVID-19 byo babyumva neza, babyumvira ku gihe. Amakuru mfite yandi kandi naje kubona ko nabyo byagenze uko nari namaze kubibona, nuko uwakerewe yarebeye igitaramo hanze. Icyo nicyo nakubwira, bitandukanye n'ibyo twabonye mu gitaramo cy'ubushize twakubwiye. Ikintu cyitwa igihe cyakomeje kuba ingorabahizi, ikintu cyitwa gukorera ibintu ku gihe cyakomeje kuba ingorabahizi. Cyabaye ingorabahizi gute rero?
igitaramo cyari cyitezwe ko kizatangira ku isaha y'isaa 8 zuzuye. Ku isaha y'isaa 8:40 korali Inkuru Nziza yaje kujya kuri stage cyangwa se ku ruhimbi ririmba indirimbo enye, harimo Uwera ndetse n'izindi zitandukanye. Ni igitaramo kandi cyace ku rukuta rwabo rwa YouTube nk'uko twabikubwiye, ariko nacyo cyaje gutangira gikerewe n'uburyo bibusanyije n'uburyo bari barabivuze ko bizatungana byose. Urumva niba igitaramo cyari kizatangira saa 8, Inkuru Nziza cyangwa se aba MC bakagera ku ruhimbi saa 8:30, saa 8:10 hagatangira korali Inkuru Nziza. Ku isaha y'isaa 9:20, wumva iminota yose yaciyemo, isaha irenga, nibwo YouTube y'Inkuru Nziza yari itangiye kwakira no gutanga amashusho ku bari basanzwe cyangwa se ku bari bategereje iminota, ku bari bategereje isaha yose, bategereje amashusho yatambuka ku rukuta rwabo rwa YouTube. Mwabibonye ku babashe gukurikira iki gitaramo. Abashe gukurikira iki gitaramo habanje kuririmba korali Inkuru Nziza mu ndirimbo enye, murumva iminota yose. Hakurikiraho ibisonga bya Kristo, byakurikiyeho nabyo biririmba iyi ndirimbo ya nyuma, niba atari ebyiri za nyuma, kuko ibisonga bya Kristo nabyo byahawe indirimbo 3. Mu ndirimbo 3 ibisonga bya Kristo byahagaze kuri podium cyangwa se ku ruhimbi isaha y'isaa 9:07, nibwo byari bitangiye kuririmba indirimbo yabo ya mbere. Ari nako korali Ambassadors ku isaha ya saa 8:40 nayo yari ihageze, ubwo korali Inkuru Nziza yari mu bibare ubusanzwe yari ifite mu nshingano ndetse yateguwe n'iki gitaramo, aribwo yari ihageze. Ku isaha y'isaa 9:07 nk'uko twe tubibabwiye, korali ibisonga bya Kristo yari ihageze maze iririmba indirimbo zabo 3. Basoza, umuyobozi wa korali Inkuru Nziza tunamushimira ku bukangurambaga yakoze ndetse bwubahirijwe cyane. Tunakubwira ko iki cyari gitaramo, hari abagikurikiye bari mu rusengero, hari abagikurikiye bari hanze mu madirisha, ndetse ari nako babasaba kubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Ku isaha y'isaa 9:38 korali Tugisiyoni maze nayo irihagurukana indirimbo zigera kuri 4. Bitari bisanzwe cyangwa se mu buryo budasanzwe, nakubwira ngo iki cyari igitaramo cy'imbatura mugabo, ninkubwira ngo cyari igitaramo. Nubashe kuba utabyumvisha neza, unyarukire kuri channel ya YouTube yitwa Inkuru Nziza, ubashe kureba uko byagenze ndetse ubashe kubona kamwe ku kandi n'uburyo ibyo nkubwira ari ukuri. Njye narababwiye ngo iki kiganiro ubwo kije ni ikiganiro kidashingiye ahantu runaka, ku bitekerezo by'umuntu runaka, ndetse barenze umwe, 2 se 3 se, ariko kandi bavuga ibintu biri fact by'ukuri. Kugira ngo ibi turabikora kugira ngo music gospel cyangwa se amakorali abashe kugira gahunda mu byo akora byose, gutera imbere, kuzamuka. Imana ishimwe tujya tubona amakorali amwe namwe kugenda afata ikintu cyitwa ikoranabuhanga akakigira ibintu by'ibanze. Turagisorera mu ndirimbo Tugisiyoni mu ndirimbo zayo 4, maze biza gucika ubwo korali Ambassadors ku isaha y'isaa 10 zuzuye yarageze ku ruhimbi maze baririmba indirimbo 4: Mesiya, Guma mu bwato, ndetse n'izindi zitandukanye nyinshi. Maze mite ya mbere cyangwa se iminota ya mbere iba isa n'irangiye.
Hakurikiraho ijambo ry'Imana. Mu ijambo ry'Imana ryavuyeho ubwo urumva ijambo ry'Imana ryageze kuri saa 10:30 Ambassadors yari isoje, maze bajya ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ryarangiye ari nako umubwiriza cyangwa se pasiteri w'intara y'ivugabutumwa ya Bibari yageze ku ruhimbi arigisha, maze muri mita ya kabiri igitaramo kirarimbanya koko. Ngira ngo reka mubanze murebe kano ka video cyangwa se mubanze murebe uburyo byari byifashe. Korali Ambassadors yahise ikomeza, irakomeza iraririmba mu buryo budasanzwe, ndetse na Tugisiyoni birakomeza biririmba mu buryo bwose. Abantu umve ngo abantu barimeze gutya hahandi ya nyote yo gutaha kw'igitaramo ko abantu ubona bumva ngo barambiwe n'igitaramo, ntabwo byari bihari. Icyitwa amabwiriza cyubahirijwe, intebe ziri za plastique ndetse nziza, intebe yari iteye mu buryo bwiza kandi ubona ko bari bubahirije amabwiriza rwose yo kwirinda COVID-19. Sasa ibyaje kuba ibindi byaje kurangira ubwo igitaramo kirakomeza kiraba koko. Baririmba, abanezerwa baririmba. Ngira ngo izo za amena nayo majwi yandi muri kumva mu murukuri uko byamera kose, ndetse mwanayumvise muri izo ndirimbo bagiye baririmba umunezero n'ibyishimo bidasanzwe. Ku isaha y'isa 12:35 nibwo korali zashize akadomo mu kuririmba. Hakurikiraho ijambo ryo gusezerera abari bitabiriye igitaramo. Ibi byakozwe n'umuyobozi wa korali Inkuru Nziza, ndetse no gushima no gushimira. Ibi byose birakorwa, ni ukuvuga ngo ikiri imbere kandi nabonye kiri ngombwa, amakorali kuvuga ikintu cyitwa ukuri ndetse no gukoresha igihe time. Niba ari akayamvugo ngo Abanyafurika igihe cyabo kiragora, ariko ngira ngo byakabaye kuba byiza dukoresheje igihe nk'uko twagitangaje. Byonyine kuba abantu bamaze kuri YouTube hafi isaha yose bategereje ko igitaramo, ibi twabishyira ku makosa y'abatekinisiye bari bashinzwe kubikora, ariko kandi na korali ikaba ifite umwanya wo gukontorora ko niba ibintu byabo koko biri gukorwa neza kandi muri gahunda. Icyo nacyo kiri mu byagoye abantu bari bategereje cyangwa se bari bakurikiye igitaramo cy'Inkuru Nziza, no kuba batangiye bakerewe, ibyo nabyo bikaziraho. Ariko kandi ibindi byose byari byiza. Ngira ngo utuvido muri kutubona tw'ibyishimo, korali Ambassadors yahaserutse yabiryoheje, ngira ngo nabyo muri kubibona. Byari ibyo rero, byo mbafite byo ni byinshi. Yabonaga abo twaganiriye, abatanze ibitekerezo, babonye uko igitaramo bakibonye ndetse n'uburyo bari kukivugamo, byari byiza cyane. Icyo nakubwira, ntabwo uteguriza ni kimwe cyonyine, kanda kuri iryo jambo rya subscribe uzajya ubona byinshi bitandukanye. Nawe niba ari ngombwa tumenyeshe igitaramo cyawe. Kukigeramo ni ibintu byoroshye cyane, natwe tukaza tukihera amaso, ndetse n'abadukurikira umunsi ku munsi bakanezerwa kuko bumvise uburyo igitaramo cyagenzemo neza, ndetse iyubahirizwa ry'igihe cyo hapi rwose nicyo navuga. Reka mbashimire mwebwe twabanye. Nge nitwa Theophile nk'uko musanzwe muzi cyangwa se musanzwe mumenyere. Icyo usabwa ni ijambo rimwe ryonyine rya subscribe, ubundi tukajya tubana umunsi ku munsi uko bukene kubwiza. Cyo ndagukunda cyane, Imana y'amahoro ikomeze kubona nawe kandi kurinde. Ndagukunda cyane.